ndashaka kugira ngo mbwirire abantu ya bana ubwira abantu kora subscribe kuri Mico TV ya mbega urashobora kuba wansobanurira neza ibintu umbaza neza kuko ndumva natari kumva neza nakubajije ya nakubwiye ndashaka kuvuga aya magambo yes kora subscribe kuri Mico TV kora subscribe kuri Mico TV kora subscribe kuri TV subiramo numva kora subscribe kora subscribe kuri TV kuri Mico TV kuri Mico TV subscribe nabyumvishe kora subscribe kuri Mico TV So uyu munsi nk'uko musanzwe mubizi usanzwe tubagezaho inkuru zitandukanye tugiye gusura umuhanzi witwa Big Boss aratubwira byinshi bitandukanye ku buzima bwe amateka ye ndetse n'uko yatangiye umuziki we twamusanze muri bwiwe hagarara ko turi umusure ariko tugiye kumusura tunabibutsa gukora subscribe aho ujya kuri YouTube channel ugakanda subscribe kuri Mico TV kandi tunabibutsa ko iyo channel yacu igiye kuzajya icaho filime yitwa Kabondo series tukaba tubasaba kudushyigikira mukora subscribe reka tugende twegere umuhanzi afite byinshi afite amateka muraza gusobanukirwa mumenye n'amakuru ye kandi tunabibutsa ko kwirinda coronavirus ari ingenzi mwambara udupfukamunwa mugakaraba intoki ndetse mukirinda no kujya ahantu hari abantu benshi bateranye nko mu birori mu kubahiriza amabwiriza yose reka tumugeraho tubanze tunamusuhuze Big Boss muraho neza how are you fine umeze ute nta kibazo urakomeye ndaho nta kibazo urashima Imana ndashimira Imana twaje kukuganiriza uremera kutuganiriza nta kibazo okay watangira wibwira abakurikiye cyangwa se abazabona ikiganiro gica kuri channel yacu yitwa Mico TV gatangira babwira amazina yawe ukatuganiriza amateka yawe no kubayeho mu buzima bwawe bwa buri munsi umva nkubwire mwari cyatumye unera santima ubwiza bwawe shenge bwaje ku mwanya wa mbere itaye yawe yaje kuba yorukuruzi ingendo yawe baby mbamo mbwira ko nkunda nshuti yanjye ngira uko mbibona peace love rukundo nkukunda rukubera ihurizo eyo nitwa Big Boy Clever niyo mazina nkoresha ku muziki hano mu karere ka Nyagatare mwamwumvise rero ngira mwamvise imirongo afite ni umuhanzi turabasaba kumushyigikira mukamutera inkunga reka muri make abanza tubwire turamubona abana n'ubumuga imirimo ukuntu akora imirimo ya buri munsi ndetse n'impamvu byatumye aba gutya birashoboka wavutse ari gutya umeze ni impanuka y'indwara naje kugira y'amagufwa wadusobanurira ukuntu indwara yaje gutangira ya ni indwara ya TB mbega ni igituntu cy'amagufwa ndumva umuntu wese arabizi ukuntu igituntu cy'amagufwa gitangira mbega nawe uri mu cyaro cyagufata utabizi wahoze uri muzima nahoze ndi muzima indwara yamfashe 2005 wari ufite imyaka ingahe nari mfite imyaka 14 ubu ngubu ufite imyaka ingahe mfite imyaka 28 ndabona kugera iwawe byari bikaze kuzamuka ese hari umuntu waba ugufasha kugera hano ndageragezayo ndi kuzamuka ntera amarisherieri gare nkazamuka nkagera mu rugo hanyuma se ababyeyi bawe nta babyeyi ufite ubu ngubu nta babyeyi mfite umubyeyi nari mfite yancitse 2013 imyaka 8 irashize yagiye umeze gutyo bana n'ubumuga yapfuye mfite ubumuga none se ibintu by'ubuhanzi wabyiyongoje gute kugira ujye mubona bizagufasha iki ya muzika nayitangiye umukecuru wanjye akiri ku isi nyitangira 2011 nibwo natangiriye muri MCL muzika mbega ngiyemo nk'ukuntu nawe wakina umupira nk'ukuntu nawe waririmba nk'uko mbega nakoze ikintu nk'uko nagikundaga nka muzika nakundaga cyane ku isi muzika wiyumvamo tu muzika nyumvamo mbega muzika numvishe ari nk'ibiryo byanjye twaje rero ngo tuganire ubundi ubayeho gute
ese hari ubufasha waba ubona bwo mu buzima bwawe bwa buri munsi? leta y'u Rwanda hari ikintu igerageza kumfashaho mu buzima bwanjye bwa buri munsi, nko ku kwezi hari udufaranga dukeya bamereza. Okay. Cyangwa nawe uri muri ya mirimo ya bita n'ubudehe n'iki? Ndi umu-DS banse ku rutonde rw'aba-DS. Kubera ko udashoboye gukora? Yes. Okay. Ni ukuvuga ngo mu buzima bwawe bwa buri munsi ayo mafaranga niyo agutunga, niyo agufasha, nta bundi bufasha ku ruhande nko mu miryango waba ufite? Kuva umukecuru wanjye yancika mbayeho ndi njyenyine, nta wundi muntu njya mbona, mbaho njyenyine aha ngaha. Ntabwo bikugora se kwishakira ibyo kurya, kujya mu buzima amasuku hano iwawe? Ntabwo bikugora? Birumvikana bigomba kungora kuko iyo uba wenyine kandi urumva kwiforominga kuva muri iyo myaka yose ishize, kwiforominga kugira ngo ube wavuga ati mbane n'undi birakomeye muri iki gihe, ndetse n'ubukene biba bigoye. So birangora, kungoraho sinareka kubeshya nkavuga ngo birangora. Big Boss, ndashaka kumenya ubuzima bwawe bwa buri munsi uko ubayeho. Mbese amazi yabona gute? Tuzi ko kujya kuvoma nta urabishobora, ugura amazi bigenda bite? Amazi yanshiranye hano, ibuni imwe nyituma amafaranga 120 kuri robine. Nta baturanyi se bajya bagufasha? Ngira ngo kumfasha bishobora ko wenda bamfasha, ariko ngira ngo ubuzima bwo hanze aha nawe urabizi, ntago abaturage ubayeho nabo, ariko abaturage nyine nawe ubabona, abaturage ntago ariko baguma ko kwitangira mpaka. Okay, ibi bitumye ngira ikibazo cy'amatsiko. Sosiyete ubayemo, abaturanyi, urungano igenda mu muhanda ubona bakwakira gute? Kuretse wenda nk'urubyiruko rw'u Rwanda ho umupira w'amaguru, mbega umuntu wumva ko ari muri entertainment runaka we ashobora kumbona akagira icyamfasha, ariko kumva ngo umuturage nawe abakeneye kuba yavuga ati nibyaza umusaruro. Okay. Ubona bagenzi bawe mu ngano urungano, urubyiruko muri rusange. Ubona iyo batakubona batakwishisha cyangwa ngo bagutinye? Nta muntu n'umwe unyishisha nanga senga ntinye, ahubwo we mba mbona abantu tungana bankunda kubera ko basanze nibera muri entertainment y'umuziki, bakavuga ati big boy ugomba kuba rwose ari ikintu uzi. Abenshi na benshi usanga banyagira ngo ndiwe ko nabo nabaforominga. Okay, ibyo ngibyo nanone bitumye ntekereza ikindi kibazo cy'amatsiko. Uri umusore, harya tubwiye ko ufite imyaka ingahe? 28. 28 birumvikana. Sawa, ufite umukunzi? Muri iyi minsi ndironge ntago mfite umukunzi, ndacyarimo kumushakisha. So ngira ngo urabizi by'iki gihe ndacyariro ndi njyenyine. Uri umuhanzi kandi kuganira n'umuhanzi ibyo ari byo byose ugiye kuduha freestyle, sibyo? Nta kibazo kabisa. Okay. Muri iyi minsi mfite akagoma gashyashya ndagukubitiraho freestyle nka Kalas kugira ngo wenda nawe ubyumve neza, ndacyashaka kwitunganya no kubushobozi ari bukeya. Amarira y'umurambo azakubera urugero wowe ukiriho, iruhuko ridashira kuri mwebwe mwitahiye, tuzahora tubibuka. Urakoze cyane. Iyo ndirimbo wa inspiration yayo wayikuye hehe? Nararyamye ndatekereza, ndeba ubuzima bwo hanze aha ngaha, ndeba bamwe ukuntu bitwara, ndeba n'abagenda bava ku isi, ndangije mbasha kubona kuri Kalas ngo na n'ubu ngo bigoye kubona cyane, ariko igomba kuboneka. Ese uririmba ubwoko bw'ihengana ubundi wanze ubwire? Yewe ndirimba injyana ya hip hop, ariko nta njyana mu Rwanda ngiyewe natakora, kuko na pop haba hip hop haba R&B, cyane indirimbo injyana ya hip hop ariko niyo njyana yanjye nyiyumva mu bya cyane. Ndashaka kukubaza none aho ngaho dufite abahanzi benshi mu Rwanda baba hip hop, ninde rero umudoha? Umuhanzi mu Rwanda nemera byagutungura cyane, kuko hari igihe wakumva ngo navuga nk'umuhanzi nka Jay Polly, Riderman, ariko ngiye nikundira umuhanzi bita Saju. Umuhanzi n'uwahe? Saju benshi cyane bamuzi mu nkinamico nk'Urunana, ariko Saju ni umuhanzi ukizamuka, ariko ni umuhanzi wamurizwa mu mujyi wa Kigali yitwa Saju, kuko yaje kumenyekana akorana n'umuhanzi Kamishi Cardinal. Hari indirimbo yo waturirimbira waba uzi? Indirimbo yo Zacya. Yes.
waririmbaho agace gatoya nta kibazo. Ihanagura amarira burya na joro ridacya, wibabara wihogora ejo buzacya. Ihanagura amarira na joro ridacya, wibabara wihogora ejo buzacya. Nyuni garanti. Murakoze cyane. Sawa, turi hano boss umuhanzi ubifite ariko turashaka kugira tubwire n'abantu bazakubona bazakurikira TV yacu yitwa Mico TV. Mico TV. Mico TV. Mico TV. Channel igiye kuzajya ifasha abahanzi nkamwe mu kizamuka uko waba umeze kose, tugiye kuza tubashyigikira tubasabira ubufasha. Hari abantu benshi bazabona iyi video kandi bafite umutima wo kugufasha. Ese babigenza gute kugira bakugereho? Kugira ngo bangereho contact muri iyi minsi, contact yanjye ubu ngubu navuga yuko nta contact ndiho, ariko sinabura na namba naguhereza kugira ngo wenda mbe naboneka ku murongo wa telefone, kuko ineta y'umuntu ntago wabura umuntu waba ubana nawe waba ufite contact ihoraho ku buryo yagushakisha akakubona aho ngaho. Iyo nimero wayivuga? Ni nomero y'umurongo wa Airtel Tigo 072 71 87 990. Ya. Murabyumva rero abantu mwese muri kureba kana ka video muramubona, sinzi niba cameraman yaberetse umuntu imiterere ye. Turashaka ngo amufotore guhera hasi kugera hejuru, hanyuma niba ubona umufasha uba ufite umutima ukunda rwose wagira ukuntu wabigenza tukamufasha. Ahantu ari twahageze twamusuye, uburyo abayeho n'ubuzima bwe bwa buri munsi yabutubwiye, yabaganije mwabyumvise, kandi arifuza no kuba umuhanzi akava kuri urwego ariho akagira ku rundi. Ese Big Boss uramutse ubonye nk'umuterankunga wagufasha kuririmba urabyiteguye neza? Rwose kuririmba ndabizi ndabyiteguye, nuko aho naje guhagarara nuko ari ubushobozi buke nagize kuva kuri uwo mwanya, kuri uwo mwaka wa 2013 mbura umubyeyi wanjye. Ubu ngubu nibwo nari navuze ati ndebe ko nakisuganya. Kirana ubundi showbiz muri rusange nyarwanda? Ya, nkurikirana showbiz cyane cyane, nkunda showbiz, ndayikunda ndanayikurikirana. Umugabo baba bita Murindahabi Irene uramuzi? Murindahabi Irene ndumva atari ubwa mbere namwumvishije, kuko naba naramwumvishije kuri radio Ishingiro. Umuziho akora ibiki mu buzima bwe bwa buri munsi? Nzi ko ashobora kuba ari umugabo waje aje kuba nk'umuntu waje kuba afasha abahanzi mu gihugu cy'u Rwanda. Hari umuhanzi wabuze yazamuye? Hari abahanzi benshi cyane babarezwa mu ntara y'Iburasirazuba, ariko na n'ubu ngubu sinari nakabaye namenya neza amakuru ye. Gusa byo nk'umuhanzi bita Jabless wa Musheri, uwo muhanzi nawe njya numva bamumbwira nk'uko bigaragara kuri radio RC Nyagatare. Yazamuye na Emirene? Birashoboka ku marushanwa yaje gukorera hariya aho bita mu mujyi wa Nyagatare kwa Cyamazima. Warayitabiriye se? Ntago nabashije kuboneka kubura ingorane z'ubuzima. Numvaga nayajyamo nanjye nkaba nazamura impano yanjye. Emirene rero ni umugabo uzamura impano, iyo ufite ijwi ryiza bishaka ubwo rero ndizera ko nawe iki kiganiro uzakibona, kandi hari n'abandi benshi bafite umutima nk'uwo bashobora kuzagushyigikira aramutse abikoze. Gira ijambo rimwe mubwira. Aramutse amvanye kuri level ndiho njya ku yindi, rwose namushimira, namufata nk'umubyeyi Paul Kagame. Paul Kagame uramuvuze, nimitangire ikibazo cyo kukubaza. Paul Kagame umubona gute mu buzima bwawe? Paul Kagame mufata nka mama, aho mama yaviriye ku isi. Kuba naba ndi ku isi navuga yuko Paul Kagame ari we muntu ushobora kuba yaramfashe mu maboko ye, nk'ubu nkabamushimira, ndetse n'umutekano we mu gihugu ndetse n'ahandi hose agenda akora ibijyanye n'umutekano. Ndakeka turimo kwerekeza ku musozo w'ikiganiro, kandi tunagushimira uburyo witanze kuduha uyu mwanya ngo tuganire.
ariko turashaka ngo ugire ikintu kimwe ugenera abantu bameze nkawe mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ni ubuhe butumwa wabagenera? Ya umuntu ufite ubumuga mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku isi hose, ya navuga ati icyambere umutima wo kwihangana ugomba kuba uwa mbere, kwiyubakamo icyizere bikaba icyambere, kwigunga nibibeho kuko iyo ugiye wigunga hari motivation ukagenda uzita, hari erema nyinshi cyane ugenda utakaza ndetse kuba wavanamo n'urupfu ubuzima bwawe kabuta. Icyizere ku muntu ufite ubumuga nicyo kintu namuha cyambere cyaba cyamwarayanta kuba yabaho neza cyane mu buzima bwe bwa buri munsi. Murabyumvise rero, kwigirira icyizere ni icyambere no mu buzima busanzwe, n'umuntu wari wese kwigirira icyizere ni icyambere. Ariko muri sosiyete hari abantu babona abantu bameze nkawe ufite ubumuga cyangwa se abana n'ubumuga butandukanye, bagasa nkaho babanena. Abo bantu bababwira ngo iki Big Boss? Ya mane, sinavuga yuko ngiyewe nane n'umuntu ufite ubumuga, kuko umuntu ufite ubumuga hari ibintu byinshi cyane ashobora kuba azi wowe muzima uri kumunena utabizi, ahubwo namubwira ati rwose gerageza ubane n'umuntu ufite ubumuga mu Rwanda, kuko hari byinshi cyane nawe azakwigisha, kuko nta muntu umenya ikintu cya wenyine, buri muntu amenya kimwe undi akamenya ikindi. Bega muri sosiyete navuga ati tworoherane tubane neza mu mahoro. Ibyo ari byo byose, niba ukurikirana umuziki nyarwanda, umuhanzi waba witwa Bosco, Niyo Bosco uramuzi? Niyo Bosco ndumva ari umuhanzi ukizamuka cyane mu muziki, sinzi rero nimba ndumva Niyo Bosco rwose, ndumva iryo zina ariwe bwa mbere ndyumvishije, ariko nimba abarizwa mu karere ka Nyagatare birumvikana, sinakubeshya rwose iryo zina. Nimba hari irindi zina akoresha nko ku muziki? Izina akoresha ni Niyo Bosco mu muziki. Niyo Bosco. Niyo Bosco rero namubwira ahari rwose ati ibihe byiza kandi ugire ukomereza aho ngaho, kuko ndumva aho bizakera nzamumenya kandi nzamukurikirana. Wenda ngusobanurira gato, Niyo Bosco ni umuhanzi koko ukizamuka, ariko amaze kuba umusitari, ufite indirimbo zirenga zingahe aririmba, urumva? Kandi ni umuhanzi wazamuwe na wa mugabo nakubwiye bita Emirene. Icyo nakubwiraho kindi, abantu n'ubumuga bwo kutabona. Yes. Kandi araririmba ukabona arabishoboye neza. Yego. Nawe ndumva ubishoboye. Oya nanjye ndi mature enough, kuko ngiyewe ibintu byose, kandi mubwira ati nubwo se Emirene agomeje kugenda afasha bano bahanzi, natwe turimo twese, rwose ndamushimira cyane kuba yarazamuye n'uwo muhanzi ufite ubumuga bwo kutabona mu gihugu cy'u Rwanda. Noneho mu gusoza ikiganiro cyacu twaganiriye byinshi bitandukanye, ariko turashaka ngo nk'umuhanzi nyine usoza uha abantu aga freestyle cyangwa se akapera ku ndirimbo yawe, cyangwa se n'umuhanzi waba ukunda cyangwa indirimbo ushaka wiyumvamo, uyiririmbire abazareba kino kiganiro. Mbega indirimbo naguhereza ni indirimbo yanjye bwite, indirimbo ndi kugenda ntegura none, indirimbo nayise we mwiza wanjye. Nzakujyana aha, niwicwe n'irungu, we mwiza wanjye, Gasaro nakonze, we mwiza wanjye, ngwino nkujyane nkwereke ibyiza by'i Rwanda by'iburasirazuba, nkwereke ibiyaga byiza mu Gisira na Sake. Nzakujyana nkwereke ibyiza by'i Rwanda, nkwereke bwa mbere nkubona, twahoreye mu modoka. Murakoze cyane. Sawa, urakoze cyane. Ngiye kugusaba gusubiramo aya magambo ngiye kukubwira. Yes. Ndashaka ngwirira abantu bakore subscribe kuri Mico TV. Ndashaka kugira ngo mbwirire abantu. Ubwira abantu kora subscribe kuri Mico TV. Mbega urashobora kuba wansobanurira neza ibintu umbaza neza, kuko ndumva natari kumva neza. Nakubajije? Nakubwiye ndashaka kuvuga aya magambo. Yes. Kora subscribe kuri Mico TV. Kora subscribe kuri Mico TV.
kora subscribe kuri TV subiramo kora subscribe kora subscribe kuri TV kuri Mico TV kuri Mico TV subscribe nabyumvishe kora subscribe kuri Mico TV. Sawa, arakaze cyane rero. Ikiganiro twari dufitanye n'uyu mugenzi wacu umuhanzi abafite impano yo kugira ubuntu mu mitima yabo. Mwabyumvise byinshi uburyo abayeho ubuzima bayemo bwa buri munsi. Turashaka nimero yayitanze. Ese wasubiramo iyo nimero waratubwiye? Nayisubiramo 072 072 71 71 87 990 ya iyo nimero iri muri Tigo Cash. Iyo numero iri kuri Tigo Cash. Nta MTN wabona? MTN nazayibashakira muri iyi minsi. Urakoze cyane, tuzagaruka undi munsi uzatubwira ko wayibonye. Ariko abantu bakwifuza kugufasha cyangwa kugushyigikira, nimero wayibahaye rwose turabasaba kugira ngo mugire icyo mwakora. Niba mufite umutima ukunda cyangwa se umutima ufasha uyu muhanzi ukizamuka bita Big Boss. Big Boss ariko ari kuye ya nago nitwa Big Boss, nitwa Big Boy Clever. Big Boy Clever ya umwana w'amafro kanwa karura nk'igiga karubamba the master garuniga. Maze gukora indirimbo 3 ndumva ebyiri nazikoreye muri MCLO, iyindi nyekorera muri Capital Record. Ubu ngubu rero ndumva nitwa Big Boy Clever ku muziki, nizyo zina ryangirira kuri machine. Big Boy Clever. Reka dusoze ikiganiro cyacu. Tugisoreza aha ngaha tunabibutsa gukora subscribe kuri Mico TV. Ubundi mukazajya mubona ibiganiro bivugira abantu, ibiganiro byo kwiteza imbere cyangwa se ibiganiro bishobora kugira icyo byagufasha. Ndetse n'iyo channel yacu Mico TV ikaba igiye kuzagicaho filime yitwa Kabombo series. Turabasaba kudushyigikira mugakora subscribe ndetse mugakora share n'abandi bakabibona. Murakoze, reka dusoze. Bye.